ndongeye ndabasuhuje kandi nanone mbifurije amahoro y'Imana aho muherereye mwese abankurikira muherereye mu bice bitandukanye, uhereye iwacu kajya mu baturanyi hirya aho ngaho njya mbabona, mukomere cyane. Uyu munsi reka mvuge ntabakurikira bari ku mugabane wa Aziya, njya mbabona abari muri Middle East nabo ndababona, ndabasuhuje cyane. Abantu bari handi nabonye ni hehera, ntabwo nzi neza nimba ku mugabane w'Uburayi hari abariyo, ariko iwacu ndabafite benshi cyane ku mugabane wa Afurika. Abantu bo muri South Africa ndabasuhuje, mukomere ntabwo nabirengagije message ndazibona, kandi gukomeza n'ibyo bihugu by'ibituranyi byose. Abantu b'iwacu bariyo za Zimbabwe, Zambia, bari muri Malawi, nabonye n'abantu bari muri Namibia, Central Africa, yes ni igihugu. Ndabasuhuje mwese aho muri hatandukanye, ni mukomeze kugira amahoro. Ku bantu rero hari baba yenda ari ubwa mbere iyi video ibagezeho, mbegeranyiriza amakuru atandukanye ku bijyanye n'ama opportunity aboneka muri Canada, yaba ari ayajyanye n'utuzi, yajyanye na immigration programs, yajyanye na education ku bantu bashaka kuza kwiga. Abantu bagiye bansaba no kubabwira ku bintu bijyanye n'amaviza, cyane cyane ya visite. Ibyo nabyo umuntu ashobora kubibareberaho, uretse ko byo biri straight forward, ntabwo bisaba amakuru menshi cyane. Nayo makuru rero ngenda mbegeraniriza, uramutse ari ubwa mbere uyibonye byagusaba kujya no ku yandi mavideo ukareba ko hari nta information n'abana natanze zaba ziri beneficial to you. Uyu munsi rero nje kubabwira ku bintu bibiri. Icya mbere ndavuga ku ma immigration programs Canada ifite, kandi mbibutse ko ama program impamvu leta iba yarayashyizeho, iba yarayashyiriyeho kugira ngo ibone abanyamahanga baza mu gihugu, abaza gukora, abaza gutura, kugira ngo bashobore kugira uruhare mu guteza imbere iki gihugu. Murumva rero baracyatunyaga baradukoroneje, none baracyakomeza no kudutwara ngo tujye kubakorera bakomeze batere imbere. Mbona tuzabigenza gute koko aba batipe, mbona tuzabahungira he? Ibi ngibi ntimubisobanure badahita bampambiriza mwuka byaramwe. Naho ubundi iyo urebye ubona abazungu n'abahanga cyane, baradusize, kandi kubashyikira bizagorana nubwo tutari muri competition. Numva ko bubatse ibihugu byabo, nkaha baraje baratura, ubundi inkomoko zabo n'abanyaburayi, ntabwo ari bakavukire. Hano igihugu gifite bakavukire, ariko Canada iba mu hantu bageze bakanga kuhava, bagahitamo gukwama. Ntibigeze batanga independence nk'uko mwumva ahandi batanga independence bakagenda. Aha baraje baratura by force. None bagenda bahamagara n'abandi iti nimuze. So Canada rero ifite ama immigration programs atandukanye igikoresha mu kwattractinga abanyamahanga bafite ama skills ishaka, cyangwa se ibona nyine bazaza bakigirira umumaro. Hanyuma ndaza no kuvuga kandi ku cyiciro cy'aba infirmier n'aba infirmière, aba nurse. Hari opportunity yabo, abantu bashobora kugerageza amahirwe, ku bantu bajya bumva bajya batekereza gushakishiriza muri Canada. Icyiciro rero nshaka kuvugaho cya immigration program kimwe, ubundi Canada ifite ama programu menshi umuntu atarondora, kandi yose agamije kwattractinga abanyamahanga mu buryo butandukanye. Canada ifite icyo bita express entry, no kuvuga ngo ni programu ikubiyemo utundi duprogaramu dutandukanye Canada ikoresha kugira ngo yattractinge abanyamahanga batandukanye baza gutura muri Canada.
Muri express entry rero bafitemo kategori 3, bafitemo kategori yitwa Federal Skilled Worker Program, bakagiramo Federal Skills Trade Program, bakanagiramo Canadian Express Class. Ibyiciro bitatu, ariko muri ibyo bitatu ikireba abantu cyane cyane bari hanze ya Canada navuga ni bibiri bibanza, Federal Skilled Worker Program na Federal Skilled Trade, bitewe n'ibyo wize na experience yawe. Nibi byiciro bitatu. Umuntu rero unyuze muri express entry no kuvuga ko banamubaza province runaka yumva ashaka kuba yajya guturamo, akaba naho yenda ashobora kuba umunyamahirwe akaba yabona nomination y'iyo province, bikamwongera amahirwe yo kuba anyuze muri express entry program ashobora kuba selected akabona permanent residence. Express entry rero ifite requirement zayo zihariye zitandukanye n'andi ma program yose mujya mwumva, ariko icyo nshaka kuvugaho cyane kibanze nuko skills level y'indimi, icyongereza cyangwa igifaransa igomba kuba iri hejuru 7, level 7 niyo basaba. Utayifite ntabwo uba uri eligible kunyura muri express entry uri mushaka permanent residence. No kuvuga ko iyi program kugira ngo utangemo yo expression of interest bazarebe kuri file yawe, ugomba kuba ufite level 7, warakoze zira test z'icyongereza cyangwa igifaransa, cyangwa se warazikoze zombi ku rurimi rwa mbere wiyaminiyamo cyane, ugomba kuba ufite 7. Hanyuma ubwo uramutse ukoze test y'urundi rurimi naho ukaba ufitemo level runaka, hari igihe nayo ishobora kukongera amahirwe, ariko ikibanze ni level 7. Utayifite ubwize program hita ufunga, hita uyihoreraho, ntabwo ibindi wakirirwa urebaho. So harimo kategori zitandukanye bagenda bareberaho kugira ngo baselegitinga umuntu. Harimo age, imyaka yawe, harimo ibyo wize, hakabaho na level of education, hakabamo ikindi ni ikihe level y'indimi irabanza niyo nahereyeho, ufite 7 kuzamura. Hanyuma ibindi bizamo ni ibihugora, umuntu yabireba neza, ariko ndumva ari ibyo bibangutse nahita mbabwira. So ubwo rero buri kintu bafite ama points bagenda bagiha, points, hanyuma bakazateranya bagakata umurongo bitewe n'umubare bashaka gufata kuri iyo intake. Expression of interest iyo yitanze ngira ngo ishobora kwimara nk'umwaka muri systeme, bagenda baselectinga abantu buhoro buhoro. Ubwo umwaka iyo urangiye ubwo ivamo, hanyuma ukaba wakongera ugatanga indi application mu gihe ushobora kuba utarabaye umunyamahirwe. Nongere mbibutse ko English language skills cyangwa French igomba kuba iri kuri 7 kugira ngo ube eligible gushyiramo information muri iyi program. Izo ni program zimwe. Hanyuma rero ama province nababwiye uko tugira province 10, tukagira n'amateritwari 3. Buri province na buri teritwari igira programu zayo zihariye. Tugira ibyo bita provincial mini program. Iyo programu iba yarashyizweho na province, yo igashyiraho na critères zayo bitewe n'abantu ikeneye. Nimba ifite ikibazo muri kategori runaka y'abakozi, ikaba ya creatinga stream izatractingamo abanyamahanga kugira ngo baze gukora cyangwa se baze gutura bijyanye nuko ikeneye. No kuvuga ngo province yishyiriraho ibyayo. Requirements za province rero kenshi ziba ziri hasi yiza express entry program, kubera ko iyo ngiyo ni federal level, ni ku rwego rw'igihugu hejuru. Province rero wuje requirements zabo bashobora kuguha nomination. No kuvuga iyo baguhaye nomination, baba bavuze ko bakwemeye ko bakunominatinze ko ushobora kuza gutura mu ntara yabo. Iyo nomination iguhesha ama points menshi cyane, ukaba wayisabisha permanent residence. Kandi ndabibutsa ko uramutse ufite nomination rwose amahirwe abari hejuru cyane, nshobora kuvuga ko 99% ushobora kubona permanent residence, ukaza ugahaguruka huri uri umuturage ufite icyangombwa kikwemera kuza ugatura ugakora. Izo ni provincial mini programs. Hari ama programu yandi leta igenda ishyiraho, nababwiye nka programu y'igifaransa. Iriya ni programu abantu bazajya baza baje kwiga
bakazarangiza babona permanent residence. Ni porogaramu nshyashya, nta n'umuntu n'umwe uraza muri iyo porogaramu kuko bayifunguye ngira ngo muri uku kwezi kwa munani gushize. Hanyuma yenda abantu bashobora kuzaza mbere, bashobora kuzaza nko mu kwa mbere kuko amashuri amwe niho azafungura muri izo porogaramu, abandi bazatangira mu kwa gatanu, abandi mu kwa 9. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite ubushobozi akaba ari kuri level basaba y'igifaransa, level ya 5, ukoze igifaransa ukaba uri kuri level 5, ukaba ufite amafaranga bagusaba kwerekana, ukazashobora kwishyura umwaka umwe w'ishuri. Ni ukuvuga ayo mafaranga yose uhita uyatanga ukerekana nayo leta igusaba rwose, baguha visa ukaza ukiga kandi ukaza n'umuryango wawe. Utaje kwiga ubwo n'umufasha wawe bakamuha icyangombwa cyo gukora kugira ngo agusipote mu gihe uzaba urimo kwiga, kuko umunyeshuri yemererwa gukora amasaha 24 mu cyumweru gusa, ntabwo ari amasaha ahagije yagufasha uramutse ufite umuryango. Niyo mpamvu bemerera umuryango uwo mwashakanye akaba yaza agakora, agashaka akazi akagufasha. Icyo ni icyiciro kindi ba creatinze mu bijyanye n'amashuri kirihariye. Nubwo barimo bagabanya imibare y'abantu baza kwiga bagenda babikomeza, ariko iyo porogaramu y'igifaransa yo irihariye, ni ntakorwaho. Mwumve ko ni nshyashya, nta munyeshuri n'umwe uraza muri iyo porogaramu. Ubwo rero abantu bafite ubushobozi muvuga igifaransa, ni opportunity mushobora gukoresha nimba mujya mutekereza kuri ibyo bintu. Hakaba amaporogaramu yo mu cyaro, ibyo twita ibyaro, amariro programs abagiye ari mu ntara zitandukanye. Nka Alberta irafite izo porogaramu. Hanyuma government nayo hari izo yigeze gushyiraho z'icyaro, uretse ko ngubu yabaye ishyizeho pause kwakira aba applicant, ariko bagenda bafunga porogaramu zimwe bafungura izindi. Hanyuma hakaba ibijyanye n'utuzi, ibyo nagiye mbabwiraho uko ushobora gushaka akazi. Ushobora kubona akazi, wabona umuntu uguha job offer ikaba yakubera opportunity yo guhita uba qualified muri zimwe muri porogaramu za immigration leta iba yaragiye ishyizaho, haba mu ntara cyangwa se ku rwego rw'igihugu. Numva rero muri make ni nk'ibyo bintu nshobora kubabwiraho ku bijyanye na express entry. Hanyuma hakaza n'ama provincial programs aba yihariye, agira na requirements zihariye bitewe na kategori uherereyemo, nimba uri umunyamahanga utari mu gihugu, nimba se uri muri iyo ntara waraje kuhiga cyangwa se uhafite akazi, cyangwa se province zimwe na zimwe zivuga uhafite umuvandimwe cyangwa se uhafite umufriend, umuntu muziranye uzagufasha kwintegra muri society. Ibyo byose bikagenda bitanga amahirwe. Nzashaka umwanya yenda nge ndeba nka province zitanga avantage cyane ku buryo nshobora kubaho amakuru arambuye. Hanyuma rero porogaramu yindi nashaka kubabwiraho ni y'aba nurses batekereza kugerageza amahirwe muri Canada. Ibintu bijyanye n'aba infirmier nibyo mfite amakuru menshi cyane, yenda hari abashobora kumbaza izindi profession muri health care zo zinsaba kuzishakisha, ariko infirmier, aba infirmier bo amakuru menshi mbanyafite. Mu busanzwe warize mu mahanga kugira ngo ushobore gukora muri Canada ni process ndende. Icya mbere ugomba kubanza gukoresha credential assessment mu kigo gishinzwe gukora ama assessment y'aba nurses bize hanze ya Canada. Hanyuma bagafata report cyangwa se result ivuye muri assessment bagukoreye, bakayoherereza intara runaka wumva ushaka kujya gukoreramo cyangwa urimo ushakamo license. Iyo ntara yakira report ikaba ari yigaho, hanyuma ikaba ari ifata umwanzuro, ikavuga ati dukurikije education y'umuntu turabona either dushobora kumwemerera agakora ikizamini kiguhesha license, cyangwa se turabona harandi masomo akeneye gufata agafiringa gapirimo, cyangwa se nta nubwo education ye ihuye niyo muri iyo ntara ku buryo bashobora kuba bakubwira ko bidahura. Harimo izo busiyo eshatu bundi ziba zishoboka. Izo ngizo ni ibijyanye no kuba wabanza ugakoresha ama assessment. Mbabwire ko ibyo biri common mu ma province menshi muri Canada. No kuvuga ntago ushobora kuzura umunasi ngwita ukora hano, niyo process binyuramo. No gukora assessment yawe, hanyuma bakareba bakayegeranya na Canada, ubundi resultat kenshi zikunza kuba ari eshatu. No kuvuga ngo biri comparable na Canadian education muri nursing, cyangwa biri somewhat comparable, cyangwa se ntabwo biri
comparable atoro. Hanyuma mbibutse ko nakoze n'indi video ivuga ku bijyanye na kategori zirimo mu kinasi. Harimo aba registered nurses baba baragiye kwishura imyaka 4, harimo aba registered psychiatric nurses nabo biga imyaka 4 ariko bakaba bari specialize muri mental health. Hakabamo n'aba practical nurses, licensed practical nurses baba barize imyaka 2. Nizo kategori. Education yawe rero hari igihe uhitamo ukavuga ati mundebere uko yabingana as a registered nurse cyangwa se uko yabingana kuri side y'aba licensed practical nurses. Hanyuma iyo baye umunyamahirwe genda barakubwira ati education yawe turabona ihwanye niyo mu registered nurse muri Canada cyangwa se ihwanye n'iyaba practical nurses muri Canada. Hanyuma ukaba waheraho province ushaka kujyamo ikaba iri kukubwira ibindi wakurikizaho. Uyu munsi rero nje kubabwira ku ntara yitwa Alberta. Intara yitwa Alberta ifite requirement zihariye zitandukanye n'izindi ntara zose muri Canada. Hanyuma yenda ntarayivugaho cyane, mbibutse yuko buri ntara ibifite licensing body kuri buri profession nk'aba licensed practical nurse cyangwa aba registered nurses. Haba hari council yihariye regulatinga izo profession. No kuvuga ko bafite n'amabwiriza yabo yihariye, nubwo akenshi ushobora gusanga ari common cyangwa se biri closely related muri Canada, ariko buri ntara igira ibyayo. Intara ya Alberta rero ifite ibintu byayo byihariye bitaba ahandi. No kuvuga ngo ubu ngubu ushobora kuba wibereye mu gihugu urimo ukaba wasaba wakaprayinga usaba license yo gukora muri Alberta uramutse uri mu cyiciro kimwe muri ibi bikurikira, ari byo ngiye kubabwira hano. Alberta uri hehe? Okay. So intara ya Alberta yashyizeho ibi bintu bikurikira muri College of Registered Nurses of Alberta. Bafite kategori 5 ushobora kwisangamo ukaba wahita waprayinga usaba license muri province yaho. Ibyiciro bimwe yenda 2 by'ibanze simbivugaho cyane kubera ko ntabwo byabireba abantu benshi. Yenda icyambere sinirwa nanakireba kuko n'icyo umuntu uri muri Canada ari no muri registered nurse muri Canada ariko mu yindi ntara. Icya kabiri ni umuntu wapasinze icyo twita NCLEX. NCLEX ni licensure examination registered National Council of Licensure Examination for Registered Nurses. Ni cyo kizamini gikorwa hano ku banasi bashaka license yo gukora muri Canada. Ni international recognized exam duhuriraho na USA na Australia n'ibindi bihugu ntibuka neza. So Canada, USA, Australia bahurira kuri icyo kizamini. Ni ikizamini kimwe ofete niko navuga. Umuntu wapasinze icyo kizamini ubwo aho ntimubarizwamo kuko mu Rwanda ntabwo iki kizamini mu gikora. Ahubwo ndajya kuri kategori ya 3 na abantu bashobora kuba bafite registration muri kimwe muri ibi bihugu. Naho ntabwo tubarizwamo, ariko yenda mbumvisheho gatoya. Harimo United States, harimo Philippines, harimo India, harimo United Kingdom, harimo Australia, harimo Nigeria, Jamaica, New Zealand na Ireland. Ibi bihugu intara ya Alberta ivuga yuko abantu bize muri ibi bihugu bafite license yo gukora muri ibi bihugu, bakora muri ibi bihugu, education yabo ihwanye n'iyo muri Alberta. Muri kumva ibi ngibi na Alberta yonyine ibigira. No kuvuga umunasi wo muri ibi bihugu ashobora guhita yaprayinga agasaba license straight muri College of Registered Nurses of Alberta. Ikindi cyiciro ni umuntu ushobora kuba warabonye verification of equivalent post secondary education from one of the credential assessment options. Iki ni ukuvuga ko nundi munasi ushobora kuba warakoresheje equivalence hanyuma bakaba barasanze education ye ihura reka naye kubyita ngo ihura kuko niyo bavuze ko bidahura. Stili y'intara ifiteyo uburyo yongera igakora assessment yayo, ikareba skills zawe, ikareba ko ishobora kubona ahantu igukarasa. Aha rero ndagira ngo mbabwire ko hari agence enye Alberta yemera
zishobora kugukorera assessment, hanyuma ripoti ukuyeyo ukayohereza muri Alberta ukaba wasaba license. Izo agence harimo iyitwa International Qualification Assessment Service IQS, habamo World Education Service, habamo International Credential Assessment Service of Canada, habamo International Credential Evaluation Service. Iyo ngiyo cyane cyane yita ku bantu bari muri British Columbia. Hanyuma hakabamo na Comparative Education Service ikorerwa muri University of Toronto. Izi ni agence eshanu. Iyo ukoresheje assessment yawe muri imwe muri izi agence, bakaguha equivalence ya education yawe bayigeranyije n'iya Canada, ushobora guhita uyikoresha ukaprayinga mu ntara ya Alberta. No kuvuga ngo basanze bihura cyangwa byenda guhura, bihita biguha amahirwe cyane ko intara ya Alberta ishobora kukwemerera registration cyangwa se ikakubwira izindi etape wakurikizaho kugira ngo ube wabasha kubona license yo gukora muri iyi ntara. Ayo makuru muri kuyumva. Hanyuma rero icyiciro cya gatanu nicyo bita completed the nursing community assessment service. Hari akandi kantu batangije, bashyiraho ama organization cyangwa se ama agence amwe ashobora gukora assessment ku munasi ushaka kunyura muri iyi stream, bayita nursing community assessment service. Bafata n'ubundi education yawe bakareba uko imeze bageranyije n'iya Canada, basanga uqualifyinga, iyo report baguhaye nayo ukaba wayikoresha muri iyi ntara. Birajya gusa nkaho ari bimwe niyo nari mvuze hejuru, ariko itandukaniro nuko harimo agence zihariye zigukora assessment ni muri iki cyiciro. Okay? Nibyo byiciro narindi mungira ngo mbabwire ushobora kunyuramo. Mbibutse ko ubusanzwe nkuko nari nabivuze wagombaga kubanza kunyura mu cyo bita National Nursing Assessment Service. Muri Alberta aha ntibikenewe cyane ko binahenze, byari binahenze kuko kugira ngo bagukora assessment bagucaga amadolari atari munsi ya 600 nimba nibuka neza. Izi agence zose nabasomeye iyo nabonye ishobora kubica amafaranga menshi agera muri 270. Izindi ziri mu 100 no muri 200 kuzamura. No kuvuga ngo bagukoreye assessment bagasanga biri hafi aho guhuza, ufite amahirwe yo kuba wabona license yo gukora muri Alberta. Hanyuma waranakoze ni assessment. Alberta ifite icyo bita Alberta Health Service, ni nka organization ya health care. Ushobora gushyiramo expression of interest, bakaba aribo batangira gushakisha ahantu bashobora kumacinga n'abakoresha mu gihe ukiri muri izo process, mu gihe babonye uri umupotential candidate. Ngizi rero information mbafitiye ku bantu bize igiforomo bakora, bafitemo experience, bajya bumva batekereza kugerageza amahirwe muri Canada. Alberta niyo ntara yonyine muri Canada yoroshya ibi bintu byo kugira ngo uhabone license. Bibutse ko n'umunyamahanga ushobora kuba uri muri Canada, wize hanze ya Canada, abenshi baragenda bakishakira license muri iyo ntara, bamara kuyibona bakayitransfera bakajya gukora ahandi hose bashaka kujya gukora cyangwa gutura. Yoroshya ibintu ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero aba infirmier bumva batekereza kugerageza amahirwe bashobora kumbwira. Of course ntabwo nabona uko mbaha amakuru yose arambuye muri iyi minota mike y'aka video mba ndimo makorera, ariko amakuru arambuye uyakeneye nize tape zose nayo ma agence yose, ayo makuru nayabagezaho. Ikindi kintu kijya kibimbogamizi cyane cyane ku bantu biwacu ni ururimi, cyane cyane muri izi programu za immigration, kubera ko basaba language level iri hejuru cyane, kandi akenshi usanga iri ya level tudapfa kuyibona byoroshye, keretse yenda abantu bize muri systeme ya anglophone bakaba baratangiranye kuva muri primaire kugeza barangije kaminuza, kame mu level zabo nabonye ziba ziri hejuru. Ariko abantu systeme yagiye ihindukiraho, batangire mu gifaransa bakajya mu cyongereza, yenda ukiga secondaire mu gifaransa, muri university ukiga mu cyongereza, ushobora gusanga level zijya kwegerana ubumenyi ufite mu gifaransa no mu cyongereza, ariko bitari kuri level zizo basaba hano, kubera ko hano muri mu professional jobs mbari ko mbyita yenda usanga basaba level iri hejuru cyane. Hanyuma rero requirement z'icyongereza muri iyi ntara bavuga ko hari n'uburyo bwinshi nabwo ushobora kumitinga
English requirement. Ubwa mbere yenda nanavuga ko ari bwo abiwacu bashobora kuba bafitingamo ni ukuba warize iyo nursing program imyaka irenze 2 wiga mu Cyongereza. Icyongereza ariyo language of instruction, no kuvuga ko nawe bashobora kukwemera nk'umuntu meetinga English language requirement. Ubundi buryo bashobora kwemera ni ukuba umaze igihe ukora ahantu utanga service mu Cyongereza, nabyo bashobora kubikwemerera. Hanyuma rero narandikiye iyi ntara mbaza amakuru nimba abantu bafashe programu ya nursing mu Rwanda kandi bakayifata mu Cyongereza, ngira ngo niyo language of instruction mu mashuri hose mu Rwanda, nimba bashobora kuba ari eligible, kuko mbona hari ukuntu bagenda batwibagirwa hano kubera ko systeme zacu zagiye zihinduka, ugasanga ntibadushyira mu Gifaransa neza, ntibadushyira mu Cyongereza neza, turacyari hagati aho ngaho. Ubwo rero naranditse ndabaza niba nsubiza ayo makuru nzayabaha. Ngayo amakuru yo mu ntara ya Alberta, ku bantu bajya batekereza niho hantu horoshye ho kugeragereza amahirwe kandi ntusipendinge amafaranga menshi. Nubwo rero mba ndimo mvuga ibi bintu nkangurira abantu nyine cyangwa se mbaha amakuru ku bantu bashaka kugerageza, mbibutse ko ni ibihugu byateye imbere byaradusize. Cyambere baba bafite akazi, ntago wakwiga igiforoma hano ngo urangize uburakazi ujya kurangiza bakurwanira rwose. Icyo ni icyambere, kandi bahemba neza. Ntiwarangiza warize construction ufite degree yawe ngo uburakazi, ntiwarangiza ibintu bya agriculture ngo uburakazi. Abenshi barangiza bafite akazi muri education, muri za community services, waba wize kaminuza, waba wize muri college, programu yose wafata, navuga ko majority y'ama programu batanga mu mashuri hano abantu barangiza babona akazi. Utagiye ku ishuri nawe ntabura akazi, ashobora kubona akazi kamubeshaho, kakamutunga, kakamuha ibyo akeneye. Ni ukuvuga ngo ni ibihugu byadusize. Ariko mbibutse ko rero aba batipe baba barimo banadusaho, none se ko bishakira abanyabwenge gusa bakishakira abantu bafite level zo hejuru, bagashaka abantu bafite level y'indimi, bakishakira abantu biza amashuri menshi, bagashaka abantu bafite experience. Murumva ko ubundi bafite ukuntu bakidukoroneza buriya. Ubwo rero nimujya mugerageza bigacamo, tujye tunatekereza ko tugomba no kureba ukuntu tujya dusubira inyuma, tukajya twubaka niwacu tukateza imbere, kuko ntekereza ko ibihugu byateye imbere kuturusha ni ibihugu bifite abantu benshi hano, kandi abo bantu baza bagahaha bakabona umusaruro, ariko bagasubira inyuma bakajya no kugira ibyo bakora mu bihugu byabo. Nizere ko umuntu adashobora kubona amahirwe ngo anyaruka agere hano ahite yicara avuge ubu ngubu birakemutse hehe ni wacu. Hano ntabwo ari mu ijuru, buriya isi ni imwe, buri hantu hose hagira ingorane zaho, nta hantu haruta iwabo w'umuntu. Karagaciyemo ariko ntimuzabisobanure di batazanyirukana. Ndacyashaka guhaha. Nguko ko rero bimeze, mukomeze mugubwe neza. Mba nashyizeho link ya Telegram munsi, hanyuma aya makuru mba mbahaye mpita nshyiraho na link kugira ngo abantu bafate umwanya bajyeho basome, bumva amakuru mba nabahaye. Ntabwo aba ari amakuru ahishe, ni amakuru ari public. Nuko akenshi hano ntabwo batangaza amakuru, ntabwo uzabona barimo babyamamaza, ariko amakuru aba araho, aba yanditse, abari ku binyamakuru, abari ku ma website yabo, mukajyaho mugasoma mukumva uko bimeze. Wakumva hari information zimbitse ushaka kumbaza, ushobora kunyandikira inbox kuri Telegram, nkaba nagusubiza. Ayo makuru naba ntayafite nayo nkayagushakira rwose. Niyemeje kujya mbegeraniza aya makuru nkayabagezaho, hanyuma bumva bakwije ibyo basaba bakaba bagerageza amahirwe. Aba biciyemo mukaza tugahaha, ariko dutekereza ko abatipe natwe dukwiye kugira akantu tubakuraho, tukajya guteza imbere iwacu, kuko bakomeza kugenda baturusha ubwenge, ntabwo tuzabibemerera. Nimugira amahoro, reka ngeze aho ngaho, mukomeze mugubwe neza, mwinjire muri weekend mumeze neza, kandi ibyo muri gukora byose mukomeze kugiramo amahirwe. Ubundi turi kumwe naho utaha. Ciao ciao.